indirimbo yitwa Weekend bahise kwa kabiri. Ndi kubona abakobwa beza, abamama beza n'ukuri Gisenyi, abakobwa b'Gisenyi muri beza mwihamasi. Abashimenshi bakobwa b'Gisenyi. Umukobwa utakomye amashyi Miss Rwanda ntabwo imureba. Mu Rwanda niho honyine umuntu akwita imbwa ukababara kubera ko akantu gasuzuguritse. Ariko iyo umuntu akwise umugabo ni akantu keza, umubyeyi ukubyara mwana wanjye uzaba umugabo, jya ku ishuri uzitware nk'abagabo, ariko ugasanga umugabo atinya imbwa ashaka. N'abantu mwe buriya mundeba gutya nkunda gusomana ariko natangiye gusoma niga mu wa kabiri primaire. Harimo aticaga Ikinyarwanda yaduhaye ibitabo ngo dusomane shaka. Ubwo ntangira gusomana n'amatwicaga kuko turasomana. Umunsi wa kabiri ibitabo byabaye bike mu ishuri. Ndimukanya gusomana n'uwahariye. Ejo babikenda gusomana n'uwahariye. Isi byose maze kurisoza nabwo ntiyakwihakora. Ariko nubwo nkunda gusomana hari abantu babiri ntasomana nabo. Uwambere ni umupolisi. Iyo murimo gusomana ashaka atitwara muri mu kazi, murasomana ukumva aravuze ngo amaboko hejuru. Uwa kabiri umudogiteri murasomana atitwara muri mu kazi ukumva aravuze ngo n'ubundi niyinjire, ugahita umenya ko ntabwo ari wenyine musomana. Ariko nkunda gusomana n'umukobwa w'umwarimu. Umukobwa w'umwarimu ebana murasomana agatavuga ngo ibintu ukoze usore mu cyose tuzikurikiranyije. Abarimu bamera amashyi. Abanyarwanda ndabakunda cyane. Abanyarwanda ndabakunda cyane n'ukuri, kandi Umunyarwanda nawe uri Umunyarwanda ushatse wamwiha amashyi. Nutabikora nararebye nsanga Abanyarwanda twese nawe wicaye aha ngaha twarabwaguye. Abanyarwanda twese twarabwaguye. Mwese muzi amateka y'u Rwanda. Ubutaka bw'u Rwanda bwari butoya. Hanyuma abaturage b'u Rwanda bafatanya n'ingoma ya cyami barabwagura kugeza uyu munsi bwaragutse. Umwami wa mbere yajeho arabwagura. Nimvuga kabiri tuvuge ngo arabwagura. Umwami wa mbere yaraje, umwami wa kabiri araza, uwa gatatu araza, n'uwa kane araza. Murakoze, nitwa Sesko. Amashyi